kuri twebwe gengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo ni mu bisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkavuga ni mana yanjye iri sengesho nturyumve kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyina ibinsinzi ngayo nguko rero Fan Baraka muganga ati ntabwo ari biraka mutwi mu ruhare rero rwa radio Muhabura mu kwihutisha intambara yo kubohora igihugu. Akenshi na kenshi iyo abantu bavuze radio Muhabura bumva radio yasakazaga ubutumwa cyane cyane burimo ubutandukanye nubwo RTRM yatambutsaga cyangwa se radio Rwanda. Ubundi radio Muhabura yashinzwe n'ingabo za RPN Rwandan Patriotic Army mu gihe cy'umugana icyo gihe yakoraga mu buhungiro haba muri Uganda ndetse no mu Rwanda mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu hagati yo muri 19 na 1994. Rero iby'ingenzi kuri radio Muhabura abantu bamenye intego yari igamije gutanga amakuru atandukanye na radio Rwanda yari ubutegetsi bwa Habyarimana no gushishikariza abaturage kwigobotora ubutegetsi bw'igihugu bw'igitugu yego. Ibyo yavugaga rero yamaganaga ubwicanyi bwakorwaga n'intera hamwe n'andi makoperative reka ariko nyita y'ishyaka rya MRND ndetse n'abasederi isaba ingabo za leta guhagarika ibikorwa byo kwica abaturage. Ubwo intera hamwe zari za MRND impuzamugamberi za sederi. Ururimi rero yanyuzaga mu biganiro cyane cyane habaga ari Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza ibyo bigatuma igera ku bantu benshi nkuko byari bimeze kuri RTRM nayo yavugaga Igifaransa cyane cyane n'Ikinyarwanda. Ubwo bagerageza gukurikira radio Muhabura kenshi bumvaga amakuru mu ndimi zitandukanye ariko cyane cyane zigamije kurwanya urwango ndetse no kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda. Imikorere rero yatangaga ubutumwa bushishikariza impunzi gutaha no gushyigikira impinduka zishingiye ku bumwe n'ubwiyunge. Ariko icyo abantu bamenya itandukaniro na RTRM mu gihe RTRM yakwirakwizaga urwango n'amagambo ashyigikira jenoside, radio Muhabura yamaganaga iryo vangura igasaba impinduka mu mahoro. Icyo abantu bakwiye kumenya n'ubwo iyo RTRM mu kanara rubuza abantu bataza kugira ngo bataza kukibagirwa kuba RTRM hari ibyo yajya gicishaho bigaca no mu Gifaransa byabaga ari no kugira ngo n'abanyamahanga bumve no babyumve. Yari ifitemo umunyamakuru w'umuzungu bita George Ligiu nawe yageze mu ruhare cyane rukomeye muri jenoside. Yarakatiwe ageze bamusubiza iwabo ngo ajye guhafungirwa kumwe na uyibona akagabo kiyita agacamo mu kibunda. Uriya yitwa Githenis ni umuhungu wa Colonel Giregiste umwe wakoze jenoside 596 gutyo. Nawe rero uwo ngona yakatiwe n'umuzungu kandi ari umuzungu umubirigi n'uwo twavugaga George Ruguyu nawe n'umuzungu n'umubirigi. Nubwo radio Muhabura ari ifite intego zo guhangana n'ivangura uburyo bw'itumanaho bwayo bwagize intege navuga nkeya kubera ururimi rw'Ikinyarwanda kubera ko ntago isakaza butumwa abantu bose ntago bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ariko byibura target audience barabanyarwanda nibo banyakubwirwa ikindi none bakanayumva no mu bwihisho. Hari abantu nibyo wari ukomojeho hari abantu bahungiye mu mashyamba ya Kongo hirya n'abari mu Buganda aho radio yose yageraga uwo yumvaga yagombaga kuyumva yihishe. Kuri ubu radio Muhabura cyane bari mu gice cy'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse hari ibiganiro n'amashusho byayo bishoboka hirya no hino abantu bashaka kubona haba ku ngoro y'urugamba haba ku ma YouTube ndetse n'ahandi. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru yatambutse kuri Rushyashya News rushyashya.net n'uruhare rwa radio Muhabura mu kwihutisha intambara yo kubohora igihugu. Mu gihe u Rwanda rwari mu rugamba rwo kubohora igihugu mu gihe u Rwanda rwari mu rugamba rwo kwibohoza hagati mu myaka y'1990 havutse igikoresho cy'ingenzi cyatumye urugamba rugera ku ntego. Iyo ni radio Muhabura. Iyi radio ntiyari isanzwe, yari ijwi ry'urugamba, ikiraro cyahuzaga Rwanda rugamba n'abaturage ndetse n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Ikindi wamenya ariko no iyi radio yari ifite intekerezo ya Paul Kagame gute rero
igitekerezo cyo gutangiza radiyo muhabura cyaturutse kuri chairman wa High Command ni Major General Paul Kagame yari azi neza uburemere n'imbaraga z'itangazamakuru cyane cyane radiyo nk'intwari ikomeye yo kugeza ku baturage ibitekerezo bya RPF cyangwa se RPA, kubasobanurira impamvu y'urugamba no kubashishikariza kurushyigikira. Hanyuma ahangaha twanareba uko radiyo muhabura yatangijwe. Ubwo no kuvuga ukiri kuri ibyo ngibyo n'ibyo Rakera yavuze byuko byavuye ku ntekerezo za Perezida Kagame. Buriya izi revolisiyo zose ikintu cyitwa itangazamakuru kigira intego. Kandi hari ikiganiro nigeze kubona cy'umujenerali w'umugande bita General Weri Tumwine wanatabarutse. Yavuze ukuntu ngo Perezida Kagame na Rwigema ngo bakundaga gusoma articles zitwaga ngo when bullets begin to flower, cyangwa se igihe amasasu yatangiye kubyara umusaruro. Ibyo bintu byari birimo amarevolution y'aba Fidel Castro na Che Guevara, kandi na wa mugabo wo mu Bushinwa Mao Zedong. Kuvuga bano bagabo buri aregana na Kim Il Sung wo muri Korea ya Ruguru. Bano bantu iki kintu cyambere dufate muvama yitwa M26, muvama yo mu 26 yenda kwiterana M23 ya Fidel Castro muri umuntu wa Raul Castro na Che Guevara barwana igitugu cya Batiste wayoboraga Cuba. Nabo ubwabo mu misozi nkuko imisozi miremire nkuko inkotanyi ziri mu birunga, nabo bari mu misozi yitwa Sierra Maestra yo muri Cuba. Bashinga radio yitwa Radio Rebelde cyangwa se radio y'inyeshyamba kugira ngo nyine bakonvenka abaturage babashyigikire. Rero n'inkotanyi zagomba gushinga radio kugira ngo ubwire abantu, kuko Radio Rwanda na RTM barimo kuvuga ngo inyenzi bafite imirizo sinzi amatwi maremare kugira ngo ukontraduize abo bantu, ni ukuvuga ngo intwaro bakoresha nawe ugomba kuyikoresha. Nyine waruvuze uko radiyo muhabura yatangijwe. Lieutenant Colonel Ndore Rurinda, umwe rero mu bayobozi ba RPA, yari mu itsinda rero ryatangije radiyo muhabura, avuga ko uburyo bwose bwo gutegura iyi radiyo ngo bwari bwubakitse ku nzego zifatika. Hanyuma ngo hariho ngeshami ry'inkuru nyamukuru. Murabizi ko mu bitangazamakuru habamo inkuru nyamukuru, inkuru zibanze, inkuru zagize nuko harimo inkuru nyamukuru, iry'ikoranabuhanga n'iry'umutekano. Ngo buri shami rero ryari rifite ubushobozi bwaryo kandi rikorera mu buryo buteguye neza icyarimwe. Icyubahirizwa rero umutekano no kugira indirimbo muri zana ndirimbo za motivation cyangwa se indirimbo zo kongera morale ku rugamba, ariko ushatse nazita za propaganda. Ariyo njya numva bavuga ngo niba ngo bavuze ko turinjije sinzi ngo twisingegera oya buretse oya ko bavuga ko radio muhora yaje umva ngo birirwa bavuga ngo inkotanyi nizize zirabashuka. Radiyo muhabura yavuye he ko wumva tutize kandi turi nijije? Hano nicyo bashaka kuvuga, bavuga ko uburyo bwose bwo gutegura radiyo bwari bwubakitse ku nzego zifatika, harimo ishami ry'inkuru n'amakuru, iry'ikoranabuhanga n'iry'umutekano, ariko buri shami ryari rifite ubuyobozi bwaryo kandi rikorera mu buryo buteguye icyarimwe cyubahiriza umutekano no kugera ku butumwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha abagombaga gutambutsa amakuru babaga bafite cyane cyane n'imyitozo. Niyo mpamvu ujya wumva wa mugabo witwa Bizimana Nero akunda kuvuga cyane ibyo mu ikora, ibyo mu ndaki. Harimo n'umwe mu bari abanyamakuru yitwa Sumuta, yari umunyamakuru. Oya na Sumuta avuga Imana ajya akunda kwita bamwitaga yita Semu. Afite izina yitwaga akiri kuri radiyo muhabura. Ndamubaza burya ndaza kuza kuri kubwira, ndumva ikiganiro cyo nagishyizeho hano. Radiyo yatangiriye aho radiyo yatangiriye n'iki zina rihagazeho. Radiyo yatangira imisozi y'ibirunga ku musozi wa Muhabura. Izina Muhabura ryavuye ku kuba iyo radiyo yari ku musozi muremure, bityo bikayifasha gusakaza amajwi cyane kure. Ibi byatumye ijwi ryayo ryumvwa mu Rwanda hose ndetse mu mahanga. Mu bushobozi n'itangazamakuru mpuzamahanga rero RPF ntiyashatse gukoresha itangazamakuru mpuzamahanga kuko ibyo bitangazamakuru byari bidashishikajwe n'ukuri kubibera mu Rwanda. RPF nk'ihuriro ry'abaturage yifuzaga guhamya ko urugamba rw'abanyarwanda ubwabo nta mpamvu yo kurwana urugamba ukoresheje abahembwa.
nk'uko Rurinda bivuga, ahubwo hakenewe abazi impamvu barwana. Radio Muhabura yabaye intwaro y'ubutumwa n'imyumvire. Mureke uzi ko hari uburyo iyi radio yakomezaga igenda yimuka, yari mobile. Iyo hari hakenewe kwimura Radio Muhabura kubera impamvu z'umutekano byabaga byoroshye, bafataga udusanduku duke bakimukira ahandi hatari hafi y'umwanzi, ariko bagakomeza gukoresha frequency imwe kugira ngo abaturage bataza kubura uko bumva ibiganiro. Yagiye mu rw'inshuro zirenga enye kuva mu misozi y'ibirunga kugera Ibungwe, Kaniga n'ahandi. Gusa hari mikoro n'ubushobozi bwihariye. Radio rero ngo yakoraga mu bwihisho, generator yayo ngo yajyaga munsi y'ubutaka kugira ngo umwotsi n'urusaku bitagira gute bitaza kuyigaragaza. Studio naho urimo kumva ukuntu ari ibintu bitangaje. Bacukuraga indaki bagashyiramo generator. Radio bwayo yakoraga mu bwihisho, aba yumvira mu bwihisho. Urumva ko bitaryoye, ariko barayikundaga bajya bimbwira ko rero naho banyuzaga amakuru mu myobo irinzwe bikomeye. Abatekinisiye baje kuzana uburyo bwo gukoresha antene z'insinga aho gukoresha ibyuma binini byari kugaragaza aho bari. Ikindi ariko muri radio niyo yari bushoboka hatabayeho kugarura bari muri Radio Rwanda. Ubwo ni urugamba rwari mu rusozo. Yego, ibitangazamakuru byari bikomeje gutangaza inkuru zisebya RPF, ariko kubera imikoro ya Radio Muhabura bamwe mu bakozi ba Radio Rwanda batangiye kwinga kuri RPF. Ubwo icyo gihe ejo bundi niba ukurikiye ubuhamya uribuka na Peacemaker kugira mihigo wa munsi reka rero tugiye uribuka na Louise Kayibanda wabaye igikoresho gikomeye mu gusubiza ibitangazamakuru byo hanze no kongera ijwi rya RPF. Kugera kure inkuru z'ibyaranze intambara, Radio Muhabura ikomeje gukura cyane, igira n'ishami ry'amafoto n'amashusho. Abaturage bari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze bahoraga babona amakuru y'ukuri kuri RPF. Iyo habaga hari igitero giteguwe, abari bari kuri radio bashoboraga kumenya amakuru mbere y'igihe bakabiburira abaturage. Uzi igitangaje se, uzi kubona uri umunyamakuru ariko ukaba ufite AK47 uri mutangaze ko bigomba kugenda Karachinikov. Ufite Karachinikov ruza ariko unatangaza amakuru. Bajya kubona ari Jazira za kera yo babaga mu kavaringa muri jihad. Ya namba y'abajya kurwanira ngo no. Ni intambara yo gushaka petrol hari abantu uvuga jihad mu Rwanda bakumva wa wundi w'umusha. Yego, ubwo tubwira uburyo utari umushu RM. Afande Rurinda, Lieutenant Colonel Ndore Rurinda avuga ko hari ubwo bajyaga gutara inkuru bafite imbunda mu ntoki. Nibyo kuno umusirikare kameme cyane. Urugamba rwari rugikomeje, ariko n'umurimo wo kugeza ukuri ku banyarwanda ntibigeze uhagarara. Ntibigeze unagaragara nk'uworoheje. Ibi byerekanaga ubwitange bukomeye. Gusa Radio Muhabura ntiyari radio isanzwe, yabaye ijwi ry'impinduka, isoko y'ubwiyunge n'intwaro ikomeye yatsinze urwango n'ikinyoma. Hanyuma Afande Ndore ayisobanura nk'intwaro ikomeye cyane yarushaga imbunda kure. Yari y'abanyapolitike n'abasirikare, ariko cyane y'abanyarwanda bose bifuzaga impinduka n'ubwigenge. Radio Muhabura ni igice kidashobora gutandukanywa n'intsinzi y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Na producers iyo habayeho gukwiza icyaha cy'urwango nibo bafite responsibility, nibo bakurikirana ubwa mbere. Erega nibyo ugiye mu nzu hano ukidoga ugavuga ubugome bwawe byo bivuga, ntagire uguha ijambo byaguma mu nzu wawe, ariko noneho ngo waye mikoro nguhaye kwira uragiye urakoze editing urangije no ngena ndagufata ahubwo nka wari munyabyaha kurusha na wa wundi rwose, kuko ubihamanye ntubishyire mu ruhame nta kintu byatwara kumani wawe.